umunsi w'abakundanye apana abakundana ariko aba ex twababuze oya man uzi none sire naza Aisha Mfasha utangiye kuvuga ko ari uzi none Aisha utayirene kumenyana n'umuntu hari uburyo bwo kumenya Irene arakuzi okay hari kuba mu rukundo ukunda umuntu mutarakundana hari kuba mu rukundo ukundana n'umuntu sugu rukundo ndimo na suruzi mwana ziko byabintu byabaye seriye impamvu agomba kuba inshuti na Irene bavugana cyane kuko bahararanye ntago duhararanye uyu munsi wa none amahoteli yabonye ibiraka ibyumba by'amahoteli bifite akazi kwa 11 tuzaba tubyaye umuvuye undi kamubwira Saint-Valentin bari mu buriri nongeye ntago uzakantu nagize keza ndi umusitari ntago postinga batavuga ati izina ryawe ryapfa byahe kumva ufite byinshi byahe kombe ndi kugira ngo mutagongana ngo mugongane nabwiza ukuri we na Irene murakunda Reka nongeye ngwikaze ukurikiye GJC Media musoza uherereye hose uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali mbanzi neza ko nkurikiye 5 kuri 5 abantu bari mu ntara yacu ya gatandatu diaspora nabo turabasuhuje kandi twizera ko bameze neza uri Burundi Uganda Tanzania Kenya Kongo aho uherereye hose mu Kinyarwanda reka tugusuhuze twizera ko umeze neza umunsi mwiza w'abakundanye nubwo benshi barimo kubyitiranya ugasanga ingo zakamejeje ngo no umunsi w'abakundana kandi tuzi ko ari umunsi w'abakundanye so rubizi ko Saint-Valentin ari umunsi w'abakundanye ni umunsi w'abakundanye ntago ari umunsi w'abakundanye apana abakundana ariko aba ex twababuze buti byakagombye ko uyu munsi umuntu twakundanye ex wanjye tugomba twaba turi kumwe umukopi niwe nyine akajya nawe hahandi yahoze ariko bafukuyeho telefone ex bakuyeho telefone kandi mwe mwazigumishijeho amagarire ne twumve yuko telefone iriho Irene dufitanye gahunda nimugoroba nese yabaye mu ex oya ashaka kubyiga tukabyigana mani abajyanga abantu bahita batayisha yakatiye Irene noneho Irene yabaye mu ex wapi kabisa ntabyo kumukatira kumara nawe yakabije ego kandi yambaye Saint-Valentin yambaye ngenda Emi yanzanye gukorera Emi yanize location ahantu naje gukorera wewe wite kuri Emi nurebe irari ry'abantu bari mu muhanda ntago tuwe ibintu by'abantu bari mu muhanda yes umuntu wese akimara kumva ngo umunsi w'abakundana cyangwa se umunsi w'abakundana nahise ntekereza kuza gutumira Aisha kuri uyu munsi wa none urumwe mu bantu bamaje kwidekara biramenyekana neza ko ufite umukunzi yes ase byari byacamo neza biracyabize uracyari gutereta Irene anyihakana mu kiganiro nyuma y'ikiganiro nanjye mba ndi kumwihakana nawe baza umuntu kwihakana mu kiganiro inyuma yaho none ukuntu biba bimeze ahita ambwira ngo shushupe ngo turakundana ndavuga si ubu ngubu koko wazayibwiye n'abantu imbere muri ariko si ubundi ngenda shaka unyihere wa mugani wa niwe wajya bavuga ngo unyihere ubwiyo wa mugani wa Crema kuri niba ari DCD Rwanda niwe ujya uvuga ngo uduhe ubwiyo nshaka kubwiza ukuri we na Irene murakunda oya ntago turakundana ntago turakundana muracyarimo kubigerageza turacyarimo kubigerageza ninde urimo gutereta undi se samabona ndi gutereta urasi ndi gutereta pe Saint-Valentin wowe uyifata gute iyo utegereje Saint-Valentin wowe uyumva gute sha njyewe Saint-Valentin nyifata nk'ibintu bisanzwe kubera ko ikintu kiba umuntu igihugu ntigitange konje harubwo ari konje munumva rero nta mugane wa Jad no sense nta I mean mugane wa Semuhungu nta kintu bivuze kuri njyewe Saint-Valentin niba ari uko kuva nanabaho kuva namenye ubwenge ntago ndiziza Saint-Valentin wenda ngo umuntu ngo amereze impano cyangwa ngo nsohokane ngo kuri Saint-Valentin ni mpamvu wenda umutima wanjye mara numva ko nta kintu imbwiye Nkungu yawe kimbwiye mba nambaye nanjye nkuwa Saint-Valentin. Ko nanjye byanunguye wumva nakubuye ngo dukora ikiganiro mbona urwambaye gutya. Ese ntugambaye mbonye umukobwa uyu munsi utabikabije utabyizije
nese kamubwire nkora ikiganiro nze kwereka abakunzi banyu n'abanjye ko nishimiye Saint-Valentin nta muntu uri bunsohokane. Nese ntabwo uri mu rukundo muri iyi minsi ku buryo wavuga ngo nanjye reka mfite umukunzi tugiye kubyizihiza. Kuba mu rukundo si nyeka ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Hari kuba mu rukundo ukunda umuntu mutarakundana. Hari kuba mu rukundo ukundana n'umuntu. Si urukundo ndimo na suruzi. Mwana ziko bya bintu byabaye seriye. Akayi utazatuma ngira ngo ni seriye nanjye gahe nabaga ngira ngo nukuri. Urumva rero nyewe ndi mu rukundo. Urumva muraducanga bikaducanga tukumva twacanganyukiwe. Yego. Ariko ngiye kuri nguhaye nuko nguko biracyaza nyine ubwo bizakunda. Bashiti bawe murimo kuganira wumva Saint-Valentin bayifata gute? Inshuti zanjye rero imba baraturogeye hamwe. Nta nshuti nimwe mfite yagiye muri Saint-Valentin. Bamwe ngo bararyamye ibaze umuntu anaguhamagara ngo shayi wagize ukuntu ngenza ngahibaze. Undi suko bataba bafite abakunzi. Uricara tukaba dufite abatipe dukundana nabo ariko mu byukuri umunsi nyirizina igikorwa nyirizina akakirengagiza usanga yakoresha ndangari mu kazi. Akabwira ngo ni haramu si n'umusiramu. Ngo ni haramu. Kandi nanjye navuga ngo ni haramu ngiye mbarumva na umpaye urabuse narwanga. Unsohokanye se nabyanga. Ni kwa kundi dukundana n'abantu badafatika tu. Kuko benshi baravuga ngo ni mutagatifu Valentin bagasanga mu mizima nta mutagatifu bayo. Ariko ntago bavuze ngo mutagatifu Valentin baravuga ngo umunsi w'abakundana. Apani Saint-Valentin. Saint-Valentin ni mutagatifu Valentin. Oya. Ubusa n'abasilamu bakundanye. Nicyo kibazo turimo turibaza abayisilamu bagiye muri Saint-Valentin gute? Nago bagiye muri Saint-Valentin. Ariko umukunzi yamuhaye ibaze of course. Let's go ngubaze. Noheli yabaye abasilamu bose nago bari kwa waba w'inshuti zacu. Aba katolike kuri Eid si bari mu rugo. Twaje kubareba. Nyine ni umunsi w'abakundanye n'umunsi nyine w'abakundana pandi ibyo ngo by'umutagatifu Valentin we ntago tureba umunsi w'abakundana cyangwa w'abakundanye. Ejo nabajije ikibazo Patino turimo tuganira twakoze ikiganiro na Patino ndamubaza nti umutipe w'umushuti wawe kuri uyu munsi w'abakundanye nihe gift wamuha? Tamwe banamuzana ikarita ya prudence. Urabyo? Nise kubera iki Pati? Atu uyu munsi w'abakundanye ibintu biri buze kuba muri irijo. N'abanyakantu ngo muka 11 nazagira umamagara ngo mukore baby shower. Baby shower. Batangiye no kubara. Batangiye no kubara rukuri kw'Imana. Nese barakureme. Warwaye gushyiramo nimero. Si tubiri se? Kamwe. Shyiramo tubiri Imana. Shyiramo tubiri Imana. Nawe testing ebyiri ajya amamagara mugirire. By the way, uyu mukobwa impamvu muri makumva barimo kumeza amatelefone wanashyiremo hari ibintu aranga arimo agenda acuruza imeze uko hasi umuntu ugiye kwamariza nabona wazicuruje nawe uze guhita avuga ati bya bintu namuhaye agiye kubigurisha. Se kwamamaza nka nacuruza ari ikibazo. Je yamaye ngo namamaze ngo mara gucuruza. Kandi amafaranga nayo mu. Wowe mebyiri yari bu testing ade ndago. Oya manje Ay hari ibintu bitakubereye. Ay. Yo ndikunda. Ariko abakobwa bagira bakundiye ngiyi. Urakoze kandi. Hari ibintu mbona bitakubereye. Biriya bintu nari kwamamaza ibintu uri gusoma ususereza gutya biryoshye. Oya sha biraryoshye rajya mbabwire ngo nashitwa Arumalayi. Arumalayi? Ego. Maraya. Oya Arumalayi. Maraya. Ni mango ni jizi imbuto ntago zibamo powder. Nyine nta kindi kintu kirimo ni imbuto gusa. Niyo unyweye utawumva nyine urubuto ukunda ko rurimo. By the way, Emi wakamuhaye nka gift ku munsi wa anniversary. Nakamuhaye naguhaye bet ngiye mfite shano standukanye. Ziko tangiye vuga ngo naguhaye nka urimo kumureba. Emi. Yongiyo. Emi. Oya nago turi kuvuga ibiciro uzajye ku isoko uretse ko naguhaye. Ngigirwana kwa Aisha gatoya. Happy birthday naguhaye ji. Naguhaye ji. Iyo ngiyo nago mvuga ibiciro bya ntago nje kuvuga ibiciro. Uzarisanga muri supermarket bazakubwira igiciro cyayo. Sibyo? Nago izihenze nyine. Happy birthday. Happy birthday. Barakuntwaye. Kahumva. Aba rero nibatuma atananyemera. Aba ni batuma atananyemera. Ibikisi. Ani batuma atananyemera. Gusa ariko ubwo bwanyu nzaba ndepara. Ushobora kuzaba pare cyangwa banga marene nkagafanga nusu nka Aisha nagazarongorwa muri buriya buryo. Ubuye buryo? Buryo bwo gutuma abantu batinjira mu bukwe bwawe. Ngiyeyo baza bari miss yose.
Aisha ubukwe bwe buzaba buri ku cyokezo. ikintu cyose cyo kunywa mu bukwe bwanjye kizaba gihari n'ibisembuye ahubwo si ubwo byakose byaterwa no twashakanye Irene ntabwo yabyemera Ngeze amahirwe yo kubona Aisha. Aisha ni inshuti yanjye ariko ni inshuti tutajya tuvugana. Cyo ni icyambere. Aisha twahuriye kuri Instagram. Sibyo ayi. Kagira inkuru. Niko kuri. Atari yatangira gukira filime. Aisha mukoresha ikiganiro bwa mbere. Man, nge nyine hari abantu muri uru Rwanda kandi baba star. Nge ndi proud yabo. Cyane cyane b'abakobwa. Uwa mbere ni Aisha. Hamagara na Nyambo mubaze ngo Eme yakubwiye ngo iki. Uwa mbere ni Aisha, uwa kabiri ni Nyambo. Kuko Nyambo nawe ninjye muntu wa mbere wamukoresheje ikiganiro. Mwumvisha ko afite impano. Uri kumva? Aisha. Ibintu babivuga yiki. Uretse nkubwira undi. We mwivugire. Nakubwiye sindamukoresha ikiganiro. Nyabitanga. Nicole. Sumuzi? Nyabitanga. Kumwe muzimuzi uriya ninjye muntu wamukoresheje ikiganiro bwa mbere. Ibaze. Nyabitanga none ibaze ko ntaramukoresha ikiganiro. N'umunsi n'umwe. Ari inshuti yanjye magara. Nararwaraga akaza akanjyana kwa muganga agateka uri kumva amana. Nkajya nkibaza Nyabitanga dukoranye ikiganiro namubaza iki. Uzumve niyo nakoranye ikiganiro na Aisha izina ry'Imana mu ijuru muri cyo mubaza. Kwa turi inshuti. Oya ariko Emi nanjye. Ngikorana na Irene bakabona ibyo amubaza. Oya man uzi none sire naza Aisha. Mfasha utangiye kuvuga ko uzi none Aisha kuta Irene. Kumenyana n'umuntu ari uburyo bwo kumenya. Irene arakuzi. Okay, aka kanya Irene na Emi nine inshuti yawe. Inshuti yanjye ni Irene. Ni Irene. Niwe inshuti yanjye. Nta kindi kintu bashireka wishaka gusobanura. Okay, fine. Oya reka gusubize impamvu. Kubera ko impamvu twarabanye uyu nguyu bwa mbere twamenyanye bwa mbere niwe munago navuga ngo niwe aba ari inshuti cyane ariko nanone uwo tuganira ubuzima bwa buri munsi wabuzi amakuru yanjye aho ndi ha buri munsi ni Irene kuko niwe dukominikana cyane uyu nguyu ni inshuti yanjye ariko tutaye dukominikana urumva rero oya birumvikana boyfriend wawe n'undi muntu usanzwe kandi reka musubirize impamvu agomba kuba inshuti na Irene bavugana cyane kuko bahararanye ntago duhararanye sebya nako nagahararo naga kareka no sibwo twaduharanye indi myaka tumaranye Emi wibeshya mana yanjye baretse Emi ratatwo ntago twaye twavuganaga mbwira ngo Aisha gwina mu kiganiro nakora nkataha vugisha Aisha uri inshuti yawe Irene niyo maze ukwezi ntakora tuvugana kuri kora maze umeze gute nata hari umuntu hari ukuntu mu inshuti nge ntago nkuzi cyane sibyo ariko Irene ukuzi cyane kandi nge nkunda n'uburyo yo uri kuganira na Irene kuntu biba biri sawa buriya hari ikintu batazi mu banyamakuru bose bakorera kuri murandasi zanira kofi nuza Aisha abe yinyweraga kofi ndakubona bino bintu byaje bigoranye oya none se singisi wayimaye nagira ngo niyamamarize ji yitwa Malayi ni mango urumva warita akabanza akavuga umugabo wawe ubundi ukanje oya uzabisana kuri MI akira mikrofone bazi mu buke aho hakuru kugenda hari ikintu najya kuvuga nuko Aisha atari ko cyumva neza yitwa Apple iyi se yitwa nguki yitwa Apple iyo ngiyo ni mango yitwa Bait uru ruganda rukorera he dukorera mu Kanogo ahahoze haba Hyundai hirya ya Sawa City hano hirya rero ushaka kurangura ikarito uzagenda bazakubwira igiciro ni gitoya cyane umva ikintu nanjye kuvuga ngo Irene ari mu bantu bagize uruhare runini muri industry nyarwanda no kuba uyu munsi hari abantu tubona sibyo seriously impamvu nshobora gukora ikiganiro nkavuga Irene mu kiganiro yatunze umusitari witwa Niyo Bosco gukora ubusesenguzi kuvuga ku muntu ni ibintu bisanzwe kuko nawe ari muri show business nekereza ko bitamurakaza ariko Irene ari mu bantu bakoze
abasitari benshi kandi tubona Oya banakomeye cyane. banakomeye Ubu inzu uyu nguyu nakomeye Aisha arakomeye kandi kuraje mu byo ukora. Ikintu cya mbere cyanshimishije ni ukuba habaho cano yitwa Inkindi. Thank you. Thank you kabisa. Emi, thank you. Naye ntabwo nakibagirirwa ibyo wankoreye na Irene yamenye kubera nkuye kwa Emi. That's why nyine urushiye yanjye cyane kabisa. Nzabakorera keke ku buntu. Iyo gift ni ya make ariko nta kibazo. Ahubwo se yo ubwo yizere ko izava mu mutungo we ko nta kizere gihari rwose. Mutungo wande? Emi nyine ndimo ndavuga. Emi akora amakeke. Mukabubaye. Dora aho ndahanga. Ubundi busaba ntabwo azayitu. Nyine mbakubwira. Mbakubwira ikintu kimwe. Bwa Irene. Natakorana ubukwe na Irene. Irene muri ndahabi. Nukorana ubukwe na Aisha. Nukuri kw'Imana wo mwijuru. Ambwire mba musinyeshe ke batubwire itariki. Aisha nabana na MIrene. Bakabana nk'umugabo n'umugore bagakora ubukwe. Ntabyo bemereye keke y'ibihumbi 500. Izavuye mu ruganda rwanjye. Oya buretse. Icya kabiri icyo gihe nzaba mfite V8. Kuko ubwo bukwe ndahita niruka. Ibaze ko akunda na Irene muri screen akaba arimo Jackson na Aisha. Kuva na kera ntabwo umunwa wajya wiyigira. Mubwira ukuri k'Imana. Ndahimbere y'Imana n'ikiganza cyanjye cy'iburyo. Nuramuka ubanye na Irene mugakora ubukwe. Nzabaha inka kandi itaha. Tubaye tubashimiye njye na Irene. Aho kandi ndashaka kugira ngo ndagira tubashimiye. Keke $10. Tubaye tubashimiye. Nje nzabatwerera sheke nje Aisha. Niwe nzatwerera ariko. Wongo nta nubwo agura bye y'igihumbi wemeye. Uwo muntu ni Samu Gakire. Uwo muntu turasiranye twarabanye imyaka ingahe. Uwo muntu ni Samu Gakire. Izina ry'Imana nabyo ari igihumbi. Genda kora bye ndi uyu nta murokora ugura inzoga. Iyo ni iki se? Aragiye. Ako nawe ukuri kose nakari nko gushyira. Uriya. Nagira ngo ataze kwemera y'Abanyarwanda ndamuzi. Nta kintu kimuvaho. Uriya. No akabazo gahari ni kamwe. Bati ukundana na Irene ariko muri screen yawe harimo Nyakso. Sibyo ngibyo ako muvunyine. Undana na Irene. Ibyo arabwe ntabwo byumvise. Biracyaza. Ariko arakantu mukanya mwari muvuzeho. Wewe bati kandi Irene afite umugore nawe uhita uvuga guhinga afite umugore nyine. Yakora urambeshye. Nta mugore nzafite byo ntabwo mbizi. Ese wakundana n'umugabo ufite umugore? Oya. Ubusura musanza mufite. Musanza mufite se? Ubwo nyine se ubwo warumva hajya gutwara umugabo w'abandi. Ubwo yagumana n'umugore we. Suro mu mizirima se? Oya ntago nabikora. Ntago nabikora. Noya niyo shamva. Sinshobora. Muri Korani iyo ushoboye kuba washaka umugore muri Korani nibize kukugora ngiye mu buzima bwanjye. Sha umugabo n'umugore we babe bari babiri sishaka kujyamo hagati. Oya none wari kutajyamo hagati bakabyemerwa n'umugore akavuga ati kugira ngo ngiye uriya mukobwa azansenyereka nawe mwubakire ambere umugore. Gose mu gihugu aba hari abahungu bangana gute kuryo najya gushaka umugabo ufite undi mugore. Kareko ntago nabikora. Okay. Jango reka twaze ngarukiye kuri cyakiri cyacu nuko ari baye imibare batuvangiye. Kandi tukibereye mu cyase bana. Atumye nani yamamariza na ji. Arizo zanzanye. Ntabwo nazivuze. Iya ntago ndayamamaza. Ngaho yivuge nawe wakabyara muri dukomeye kiganiro. Nabwiye ngo dufite apple tukagira na orange. Zino ji rero ni imbuto gusa ntago zibamo powder. Nyine nta kindi kintu kirimo ni imbuto gusa. Buri wese agura ji akunze n'ubwoko bwose. Hano hari izindi zitwa beiti. Iriya yitwa arumalai. Yitwa beiti ni cocktail. Ku bantu bakunda cocktail nayo ni imbuto. Hamana dufite iyo bita guava. Guava rero ni pera. Ku bantu bakunda amapera ngiye niyo guyanjye. Nkunda ipera byatari. Tukagira n'ubwoko butandukanye na orange n'iki. Tukagira no utushi twaba bebe. Abana batwara ku ishuri. Umuheha urawufata n'umuheha ukawucomekamo hano. Ababyeyi rwose ndashaka kubaha nimero mukazaza kugura ji. Nkabarangira n'abantu muzazira mushaka ku kiranguzo. Mukanogo nkuko nabivuze. Wabivuze byose wabivuze. Byo nabivuze. Kambaye nimero. Bazabonaho nuze izi ji. Ariko duhe no ku mafaranga baguhaye. Amafaranga bampaye ntago barayamba. Buse ndayabona gute batara. Tukagute yaje 078
iminani ni 2 0782 27 82 555 0782 27 82 555 ubwo ngubwo cyangwa ukanyandikira ku mbuga zanjye inkindi official kuri Instagram yanjye kuri email yanjye inkindi AISHA gmail.com. Murakoze cyane twagiye Saint-Valentin nziza mereza ibintu zanjye baguhaye akira kofi yawe yaje by the way nayimyibagiwe niko ati Saint-Valentin nziza kuri twese kuri twese ubwo urayemera njye ndayemera cyakoze jewe Saint-Valentin ndayemera ariko urabyemera ko atari ngombwa ngo umusilamu umurokore buri wese agomba kugira Saint-Valentin nziza n'umuntu bakundana jewe nemera ko uko byagenda kose bitewe n'imyizerere ya buri wese niba ibintu bitarazamwe n'abamizirima bitarazamwe n'abayehova bikaba byarazamwe na Kiliziya Katolika umuntu utari umukatolika yizihiza Saint-Valentin gute yego rero buriya sureba none se bemera abatagatifu njyewe dupfa iki ntacyo mpfa n'abatagatifu hari umuntu umbwira ngo Yesu ni inshuti yanjye oya njye Yesu ni inshuti yanjye cyane umuntu udakunda Yesu we iyo bigeze mu madini ibyo ndabihunga cyane nanjye ndabihunga kuko mu kanya umuntu ashobora kuza agahita ati wowe Muhammad n'ibiki ibyo bintu gusa muvunyi nagira mubwire yuko tugendera mu Kigali nk'ubu ngubu Saint-Valentin ngiye nibwo menye ko ari mutagatifu Valentin yego ni Valentine Saint-Valentin nziza ko mbona sibandika ngo Valentine Day cyangwa se ubundi ni Saint-Valentin ni mutagatifu ni umugabo mutagatifu Valentin ibaze ni izina ry'Imana n'ubwa mbere iryo jambo ryumvise n'imyaka mfite kugira ngo umenye ko Valentin we yabizanye kubera ibikorwa byiza yakoraga byo gukunda abantu afasha abakene n'ibiki byose ariko twebwe twahise tubyenterpreta ngo n'umunsi bakundana kandi ari umunsi bwo igikorwa cyo wakagombye kuba uyu munsi wa none dufite abapfakazi twagiye gusura turimo gufasha dufite abana b'imfubyi twagiye gufasha ariko uyu munsi wa none amahoteli yabonye ibiraka ibyumba by'amahoteli bifite akazi kwa 11 tuzaba tubyaye muvugire kubwire tugendera mu Kigali ntabwo nari bizi mu Kigali gusa esho ni sinzi umushiti wanjye nabwiye ni mitsutsu mu gitondo twavuganye buriya mitsutsu ni inshuti cyane umuntu man umamagara mu gitondo akambwira yishumeze gute meze neza uyu munsi se ko nkumbiye tubonane tukabonana byakunda bitakunda rero mu gitondo nambwiye Saint-Valentin nzatambwira ngo harya ngo ni Saint-Valentin ambwiye ahitambwira ngo ngiye ngo ntabwo nari mbizi ngo rero ngo duhure ngo twisangirire ndamubwira nari ndamubwira se ubundi ntabwo wafata nimba urwo rurabo cyangwa si ngombwa ururabo nk'ubu ngiye sinkunda indabo za kujya kuma mu kanya rwose ntabwo ntabwo indabo zikunda ufate nimba ari fanta ugurira abantu fanta ariko muvunyi una mutipe Eric mitsutsu nyakso Yanike Ramiboy nyine twisa n'abandi bose ubafate ubajyana ahantu bagurire ku munsi wa Saint-Valentin kubera ko urabakunda ni inshuti zawe nyine mwishimane nk'ubwo umuntu udafite umukunzi ndi kuki atasangira n'abandi bantu si ngombwa ngo umuntu mukundane umuntu ukunda se kuki utamuye urwo rurabo kubera ko ndagukunda as bro ndagukunda as sister ndagukunda as family nyine nkagwa Imana kuri Saint-Valentin kubera ko ndagukunda si ngombwa ngo umuntu mukundane muri make ubundi wese Valentin ntikiri kubwiye yabikimbwiye nkaba ndaha kabunyicaje wagombye kuburihe abandi bakobwa benshi baravuga ngo kube muvuye undi kamubwira Saint-Valentin shaba bari mu buriri urasirambwira yuko umutipe afashe amafaranga yiwe arakwipeve yagutwaye muri restaurant kugura inkoko murakundana nyine akugurira icyo kunywa nimugoroba ushogosha rutaye yego none se niwa mwagiye gusangira ugataha izo ndase zivaye mu kwa 11 ayo mahoteli se babukinze nayiki mukanya ngo baratera ivi hano oya hano mukanya baratera ivi hano baratera ivi baba kumbwira ngo cyangwa shani we baterera ivi ndabwira nti kareka nibyo narinze urumva rero no munsi w'igikorwa kirenze nibyo twe dutekereza
sha mungu yaratubwiye ati jyaho kujyana heri nzamutera inda ngo nawe naba urabyumva so niyo mpamvu ndimo kukubwira ngo ngewe abakobwa benshi hari ukuntu bajya bifata abo batigiye kuri saint-Valentin impamvu nanze kwirirwa nsohokana n'umukunzi wanjye akabyoroshya kubera ko afite benshi kugira ngo bitaza gusiga bisenye agaza bati yewe nta kintu bimbwiye kumba ari guca kuri Chantal akamubwira ko nta kintu mubwiye yaca kuri Marie Jose akamubwira ko nta kintu mubwiye yaca kuri Arine akamubwira ko nta kintu mubwiye kugira ngo ataza kugira icyo asenya ako nibyo ariko abayabikoze neza ariko urumva ko ari abashurashuzi se ko ntago byashira muvunyi icyo ndi kintu kitacika mu gihugu kubera iki kumva ubushurashuzi butashira sha sinzi ko bwashira oya reka duhere kuri wowe ufite aba boyfriend bangahe sha nabo pe naba nkubeshye gusa mbagize nabagira nka babiri kubera iki se wagira babiri impamvu niyi ntago ndi kugumura abantu nama ndi kubajya nama mbagiriye ni ibyanjye mu mutima wanjye impamvu nagira boyfriend babiri ariko apana abagabo babiri tuzabana muri abo bagabo babiri muri abo basore babiri nta n'umwe urimo mwabana hoya birashoboka ko harimo uwo mwabana kuko kimwe nuko bitanashoboka je nkundana kugira ngo ntere imbere ibintu bikomeze tuzanabana ahubwo muri abo babiri harimo umwe uzagutesha umutwe nyine undi ari umwana mwiza uwo muntu umwana mwiza muzahuza undi nagutesha umutwe azagenda ariko iyo ufite umwe akagutesha umutwe uzahora mu nkundo ariko buri aho ngaho buri ntabwo ugomba kwerekana umuntu mukundana uwo uvuga kuri singo guki nyine ntabwo wamupositinga kubera iki se guti se nanongeye ntabwo uzi akantu nagize keza ndi umusitari ntabwo nagupositinga bahita bavuga ati izina ryawe ryapfa byahe kumva ufite byinshi byahe kombe ndi kugira ngo mutagongana ngo mugongane ariko mu by'ukuri umutipe umwe arakutesha umutwe none se reka tuvugishe ukuri rero utumye tugiye kwinjira mu kuri nyirizina ko ibintu biba hanze aha ngaha hano uramuga ugize boyfriend babiri umwe akagushaka n'undi nawe arimo gushaka muri uwo mwanya uzabyitwaramo gute oya muri abo bantu babiri ntabwo bahuje imico harimo umuntu we muzahuza we wo muzabana undi umubwira ati ntabwo bikunda ndabona bitari nese ko ufite uwiki arahamara iki nibaringiraho icyo gihe rero ufite babiri uba uri kubigaho nyine iyo ubonye wa wundi ameze neza ntabwo uba ugifite wa kabiri kuko ntacyo akumariye nta na kimwe kuko mu boyfriend umwe undi arahagije ku muntu mu buzima nuko bigomba kuba bigenze ariko njye impamvu mvuze ko njye mba ngomba kuba bafite babiri nuko ndi gutestinga mu gihe ntarabona ubushobote wowe tuzagendana mu ntuze yanjye ni iki gishobora gutuma wanga boyfriend wawe ngewe ikintu cyazuma nanga boyfriend wanjye ni kutanyitaho si ukundi wa boyfriend utazamamagara nzabyuka mu gitondo nkasanga nta message nta call uwo ngo ntabwo twashobokana ubundi mu gitondo boyfriend rega ntibagafate nkaho uraneta wenda turatetana ariko uruhare runini ni wowe kubera ko n'ubundi ni nawe uzana umugabo mu rugo uzamenya buri kimwe cyose mu gitondo umuntu yamaze gusenga nta mayinite ufite nta kibazo andikira umukunzi wawe waramutse gute ngiye wenda gutyo cyangwa ndacyaryamye simbizi iyo rero iyo message nyibuze iyo call yawuze wahita umureka aramutse akwitaho gutyo ari ugasanga hari utundi duco tumwe na tumwe nk'utuhe duco nkanjye nka boyfriend wanjye anciye nk'inyuma yego nyine ndarakara ariko ntabwo twatandukana kuki mutatandukana kandi wumva arimo kujya mu bandi bakobwa impamvu tutatandukana kereka bigize ingeso hasi ubundi mufashe ubundi kuki mufata yajya areka simufate yabikoze n'umufata si aho ntari ariko nagufashe ukabigira ingeso nakureka kubera ko iyo unciye inyuma ndaguhamagara tukicara tukaganira nkakubaza wamburanye iki cyatumye ugenda ukansobanurira icyo wamburanye rero tugasanga twakumva rwose ki ari ingenzi ukaguma wariya wagiye ariko twasa ntacyo shabwo wansobanurira ubwo nyine ariko nakubaza kandi njya mbona njyewe waba unakarishye
njye nta muntu wanzanaho imikino. ubwo boyfriend wawe ntago aba ameze nk'uri ku ikosi. Oya sha nta mico sinjya ngenzura umuntu cyane. Ngiye ubuzima bwawe n'ubwawe duhura mu buryo duhuyemo ibindi ntago babindeba. Ntago njya gucekinga ngo ibindi ngo muri telefone ziwe. Ntago sha oya. Hari abakobwa benshi bajya akubwira ati giye boyfriend wanjye nubwo yanshi inyuma ariko simbimenye nkanabibwirwa n'abandi ntaramufashe. Nanjye ntago cyane nanjye nuko. Kazi kambwira ati burya namusanze hano kuri la hotel. Wamubonye nta kundi. Agwaye proofs zikwemeza ko yarahari kandi n'umukobwa. Ntacyo n'ifoto akayima ari babiri. Harubwo bari mu gitanda se. Harubwo bari mu gitanda. Ariko ifoto rose muvunyi. Mukanya Eric nakuraho kamera. Yego. Sibyo? Yego. Wari nko kuzinga nyine. Umurakata nkara kumanda gatatu dufata ifoto turi babiri. Eric ari hari ari kuzinga. Agatahereza nk'umuntu wawe nyine. Umugore wanjye. Umugore wawe. Igagiye mfite umugore gibivuga byerure. Ndabizi. Nyine umuntu si umuntu wawe si umugore wawe nyine. Yego. Umugore wawe kabimwereza iyo foto. Ati akakambwira ati rero muvunyi ari kumwe na wa mukobwa. Aisha wowe ati ari kumwe na Aisha kuri hotel noneho. Kuri hotel. Yego. Ngahibaza umugore wawe koko yatarakazwa n'icyo kintu. Ngabyibaza. Urumva ngiye bijyananye n'akazi nkora. Cyeka takwizera. Oya ngiye bijyananye n'akazi nkora. Ngiye ntacyo byamutwara. Urabyumva? Akazi ukora. Ushinzwe kuri hano uri kuri kamera. None se giye kuba nahuye na Aisha ugira ngo hari ikibazo kirimo. Duhure se mu buhe buryo? Nta kamera ihari. None se reka mbanze nkubaze. Kamera nta business wewe wa turahura dukora iki? Ano ugiye kunyi. Dusangire fantasy. None se nkubaze. Ikiganiro ndamutaraje guteta ko dukora ikiganiro. Kunereta ko dukora. Unereta ngo dukora ikiganiro wamagaye kuri telefone tukaneretera kuri telefone. Ni ngombwa guhura. Cyangwa turagisoje. Nkuko wari umaje kubivuga. Cyangwa turagisoje. Urumva mbese urumva umunyamakuru guhura n'umusitari undi muntu uri ku ruhande rw'umunyamakuru cyangwa yakabigize ikibazo. Oya. Ariko aha none reka nkubaze. Umuntu utari umusponsor wa filime yawe. Umuntu utari umunyamakuru. Umuntu udafite icyo ashinzwe muri showbiz. Babasanganye nawe kuri hotel hano muri Great Hotel. Wasana boyfriend wawe ko umuntu mwamarana giki. Uwo muntu atama nakazi. Atagwa nakazi. Akusuko byawe bibaye kuba birebi. Nishiti yanjye sanzwe ntago ya kuri hotel twaza gusangira. Shimye ko bibaye rimwe. Abibonye bwa kabiri. Asunde kambwira. Gufa n'ibibiri kamuvunyi kamubwira. Je mbona ari byiza aho. Tureka no kwijijisha muvunyi. Nk'ubu ngubu nubwo ufite umugore. Nago byatubuza kujya tuza tugasangira. Tugasangira fanta. Tumva nta kintu bitwaye. Je byaba rimwe. Wenda kubera ko dufite ibyo tugiye kuganira gutyo. Bikaba inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, inshuro ya kane. Kubera ko twabaye inshuti. Akiyo nshuti muzanye inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, inshuro ya kane. Twese muvunyi kamubwira nk'ubu ngubu. Ntacyo uri gukora. Nanjye ntacyo ndi gukora. Nago twahura tugasangira fanta. Turi twenyine? Turi twenyine nawe? Ayi nago byashoboka nago byagorana. Nago byakunda. Nukuri byakunda nabirenze. Nuko nyine wenda umuntu yakubana. Wenda muri public area ho byakunda. Sibyo? Ndeba none hagize nk'umuntu tubonye dusohotse nko mu nzano nge nawe. Twaba twagiye kuganira icyo aho hantu. Aho hantu. None bakabwira boyfriend wawe tuzi ko twabonye Aisha hari nzajya kunda kujyamo. Namuvunyi. Oya ariko ikambwira n'ikintu wasobanura umuntu. Irene twazahura kangoga nkayoberwa ikintu dupfuye. Ariko Irene kandi. Ngo Irene kandi. Mureke wangu wamureke. Wewe namuretse ndabizi neza kari boyfriend wawe wifite aho ngaho. Sha Irene ni wewe wa kabiri n'ubundi nabivumbuye naje kubime. Batubwiye ngo bafite. None sugo Irene agomba kuba kabiri da. Kubera yuko nusugo mu gihe ataranyemera urumva naba ndaho. Neza ari kizero bite kazakwemera. Nusugo ari kizero bite kazakwemera. Baravuga ngo nabonye comment banditse muri comment za ntuze yiwe. Ngakisirise ngo kumuhoro gashirwa kawuciye. Nusugo urumva amaherezo y'inzira si mu nzu se. Hakuze kufite ikizere kuzatsindira umugabo wabandi we. Wabandi wande. Uriya n'umugabo wa mama yake wanafite mama hariya. Kareka nawe nzi. Aisha nyamara ugiye kujya muri babakobwa basenye ingo z'abandi muri mujyi wa Kigali. Oya ntago nasenye urugo cyakoze. Uramutse ubonye ko wabigize muri hari mukuru senya wabyitwara mu gute. Nakomeza nka rusenya nkakomeza. Akayi uri musazi. Ukoze shaka mbwira urukundo ni rubi. Uswasenya n'urugo rw'umuntu kwera urukundo. N'ukuri. Kunda umuntu wanamusenyera. Ariko Imana izabimfashe. Ariko buriyo mukobwa bibaho ko ashobora kuba yakunda umuhungu akamukunda nta kindi kintu agendereye ari urukundo afite muri we.
ya atari ngo ni target mfite kuri mugabo ukeneye amafaranga kandi sinkunda ibyo byose namuranga amafaranga ariko sinkundira umuntu ikintu ngo nuko ngo Muvunyi afite imodoka afite etage nziza ngiye ngukunda gutyo umeze ariko biriya bintu iyo bihari Imana biryoshye urukundo biraryoheye yego pe ariko se nimba mfite amaboko yombi nawe ufite amaboko yombi gute se tutazageraho uzi kurara muri hoteli ukayirara muzi neza ko icyo cyumba uryamyeho gishobora kuzaba icyawe umunsi umwe ibyo bintu nabitekereza oya njye mu gihe ngifite amaboko marumva ntacyo tutazageraho nyine kubera ko hariho kamera ibyo twari turimo twivugira ku bya Saint-Valentin ibyo narimo kubwira ngo ejo Patino namubwiye ngo gift yaheze umuhungu umushuti wiwe arambwira ati giye usibye kumuhereza condom gusa nta kindi kintu namuha uko ibigiye kuba muri ijoro namarorerwa kubera icyo abantu bishyizemo ko Seva wambaye agapira kanditseho ngo ni Selora naringize ngo ni Saint-Valentin nanjye mbibanira rubimbwiye arambwiye ngo wambaye mutagatifu Lola Selora ntabwo narimbizi ubwo naringize ngo ni Valentin nanjye kagiyeho ariko rero mutse umutipe ko Patino n'undi ya umutipe gift ye bundi utabeshye umutipe ariko ni cyagomba kumuha niyo atazikoresha kuri Saint-Valentin ndi minsi azazikenera wazipfunyikira umuhungu wawe agiye ku ishuri umutipe wanjye agiye ku ishuri oya ahubwo umugabo wanjye agiye mu kazi ko mu ntara wazimuha akwaye uzi ko udashobotse umugabo wagiye mu ntara wamupfunyikira kondomu namushyiramo dukeya kugira ngo ubwo zisugutiza umurindi ubusambanyi ntabwo ari ukumutiza umurindi ni ukugira mwibutse ko igihe cyose agomba kuzabikora igihe cyose bizamucika azabana azi naho yadukura rero nawe rero gushyigikira ubusambanyi umugabo wanjye shaza bari inshuti yanjye magari maze hamwe umugabo w'inshuti yanjye kandi ayushyigikira ubusambanyi oya ikibazo kuvuga ngo napakira umugabo wanjye amupakiramo kondomu ngagiye mu ntara hano hirya uzi byihorere n'umusaba kugira zibira agiye kuzishaka kuri botike agiye kwisebya bamufotore ubwo rero ni nko kuvuga ngo nawe noneho yajya kugenda nawe akazisiga mu rugo oya kubera icyo wazimupfunyikira mu ntara rero n'isubwo wari umuntu wagusanga mu rugo rwawe oya nta muntu wansanga mu rugo rwanjye azanywe n'ibyo noneho nugatanga usanga mu rugo rwawe wenda yazishyira mu isakoshi yawe ukajya uzigendana oya reka zigendana nyine rero mushyiramo akantu ko kwikunda mwebwe abakobwa umugabo wanjye nibaye ngombwa nzajya nzimu ariko ntabwo nyine ari umugabo wa mugabo wawe uzi igihe wazimiza kondomu ni igihe nyine nawe umuzi ko yabikora hari urega umuntu mwana ntabwo wamuyoberwa nyine ubu muzuye imico yiwe kavuga ati umugabo wanjye rero nabonye akora ibi n'ibi nubwo mba naramwihoreye basekanye mwibutsa abigiri kugira nawe mu mutwe wajye agenda avuga ati kuki umugore wanjye amaye kondomu agatekereza akagenda kamushengura ashobora kubitekereza agahita avuga ati noneho uri umugore arambwira ati okay you go ahead genda ubikore mushyiremo na twa kondomu noneho ujye umenya uko wikingira aya niyo mpamvu namuha nazimuha okay njyewe arakandi kabazo nkunda kwibaza ku cyerekeranye n'igitsina gore abakobwa benshi cyane iyo urimo kubatereta cyangwa se murimo guteretana ku mubano mbese w'ahazaza wo kubana umwanzuro ajya kuwufata ari uko yabanje kubona iki n'iki umwanzuro cyo kuzina kubeshya icyo kintu ngiye kizangura ntabwo mbizi nzabaza abandi bantu bashatse ntabwo mbizi aho hantu rwose ngiye kwigira kubeshya abantu ntabwo mbizi naba nkubeshya nanjye nk'ubu ngubu nibwo ndi kubitekerezaho nanjye ko ngiye kubikora kugiye gushaka imyaka yanjyanye imyaka batubwiyeho ni imibare imyaka yanjyanye ariko nk'ubu ngubu nk'iminsi yari ishize cyangwa hashize ikintu wakundiraga boyfriend ngiye ngiye umuntu wese twakundanye mu minsi yashize nko guhera nka 2019 gusubira inyuma barabaga ari boyfriend nyine wa wundi uvuga ati subwo amuri scolaire ivaho mwarangiza ubwo ni urukundo ruraho niko narwita rwo kope na kopine naga kopinage bakirera ariko badafite nyine intego ngiye niko nakundanaga n'umuntu vuga rwa musore ni mwiza ariko tube tujijisha tuvanga nge nawe ariko ntabwo ari umusore twabana uko ni ukuri mu bantu bose twakundanye
twakundanye mbona ko atari umusore twabana ariko tugakundana rero intego ari ihese kuryoshya tu kuba nyine abantu bavuga ati fite agasore keza iki rero ibyo ngibyo twarabirenze no munsi noneho ukeneye uwo muzabana rero ntago nzi noneho ukuntu namuhitamo nzi ko urumva mbere nakundaga ibyo ngibyo ugendeye ku gasura gusa nta kindi kintu ariko ubwenge bwaraje turanakuze nzabaza ikindi abantu bagenderaho menye ibyo ari byo ntago najya mu rukundo rwa fake nyine ngo rwo kwirirwa nyine ngo sheri ni mwiza n'iki nta hantu tuzagera nta ntego ntaki ugasanga abana biga mu wa gatandatu segonderi bose barakundana bombi ahubwo ugasanga njye warangije segonderi nasubiye inyuma ndacyakundana n'umuhungu wiga muri segonderi kubera kagaragara neza gusa cyane tuba turi na smart ariko nk'uyu munsi use tuvugisha ukuri nk'uyu munsi koko umuntu nyine nk'abo bantu basanzwe ko nta kintu bamfasha kandi nanjye ntacyo namufasha njye nkeneye umuntu rero nanjye untera ingabo mu bitugu nanjye kumwe nkazamukiraho ukeneye ugufasha kandi urukundo atari ibintu kandi umugabo urukundo atari ibintu ariko none se ibintu navuze si ibya mirenge ariko sinaruze nta n'ijana se asha nyine nese urukundo ntirubaho reka ushobora gukunda umuntu umuriye mu nzira nta n'ijana afite none atega moto yatsa agati cy'abajama tukabana ugahita no kumusira muri ghetto y'undi mujama oya aho naraharenze imana izanabindinde ntibizambeho ariko bene ngo bibawana wajya gusura umujama agatangira gutira ghetto akibi iwabo muri university nakundaga n'umujama wajyaga kumusura muri ghetto y'undi mujama noneho ngasanga noneho uwo mujama yatiraga gato nawe yizaniye cyane oya yabanaga n'abandi bajama nk'ijana noneho naribazaga se ko watiye geto basohokaga mageze buri wese nahagera nk'abantu wese aranyonyombye aragiye bose nk'aba ubundi babagiye kuki batagiye simba utari wanaza abantu bakagenda nahageze nkumva birambabaje kumva birakuriye byarambangamiraga nicyo kintu twanapfuye umujama uzi ko abantu baba bafite amateka atandukanye ibaze nk'aho kandi wowe wibuka ukuntu wajya gusura umujama wawe muri ghetto yatiye ushaka gusa ibintu nkugiye nkubwira story zanjye waseka tuzakora ikindi kiganiro hotel story rose make wanjye twatandukanye agatakora ubukwe muri uko kwezi ntago nayikubwira nona muri uko kwezi oye ntabwo yari umu ex wawe yarakubeshyega ntabwo mwakundanaga dukundanye umwaka oya yari afite ikindi yaprofitaga yari afite ikindi kintu yagukuragaho man oya simbi hamwe umwaka wose afite undi muntu nta wundi yari afite njyewe umuntu namumenye nka mu kwa karindwi kuri anniversaire yanjye nyine nkumva nyine sister wakampamagara kamwe se muri no minsi mumeranye neza na musaza wanjye ko mbona ntazi ukuntu bimeze nyine wari ukuntu wenda abibonaga simbizi arambwira nta wundi muntu ukeka ko ahari ndamubwira ntawe nyuma arambwira tuzacunge neza hari umuntu muri minsi waje ari mushiki wikubwira muramukazi wawe muramukazi wanjye hari undi muntu urimo muri no minsi uzacunge neza nsanga arimo twaraniganye noneho nawe yari umushuti yari umushuti ntabwo twize ku kigo kimwe ntabwo ari inshuti yanjye none se niyo babanye urugo rumeze neza ubu ngubu rurakomeye rumeze neza noneho ndibaza umuntu muratandukanye mu kwezi kumwe ahise akora ubukwe n'undi muntu ariko byumvikana ko nawe yari ahari ntabwo yari ahari foshu rero waramubabaje agahita haza uje guhita amuhoza amarira ako kanya ahubwo ibyo namubaje se mu biki hari ubwo namushakiye umugabo ibyo ni birebire tubireke neze mwashwanye ari indi ubiteye nta muntu twashwa n'abinitseho byaturutse kuri we mujya gutandukana cyane abantu batazi kwihangana rega bahora bagenda umuntu mwamara umwaka wose muri uwo mwaka akaba ari kwemerwa kwihangana undi umwana mwiza ni izina ry'Imana ntabwo nitatse n'abanzi bashyire muri komenti ni detaye nabikubwira byose guhera igihe twakundaniye n'igihe byasoreje n'impamvu yabyo n'ibintu birebire wenda hari ukuntu bajya bavuga ngo ni cause immédiate yandi yo kuvuga ngo ni impamvu nyirizina cyangwa yabaye imbarutso wenda ntabwo tugiye kujya muri detaye z'ukuntu mwatandukanye n'ibiki byose impamvu nyirizina yari iyi nyirizina indi wavuga uti ndabizi neza ku munsi wa nyuma tujya gutandukana icyabiteye ni iki ngiki
ikintu cyatumye dutandukana njyewe twaraga dutandukana dusubirana ariko umunsi we wari official kwihangana byanze. ubwo urubwira abantu bakundana gutandukana bya buri munsi byo bihoraho bakongera bakiyunga ejo bakahura bakongera gatandukana ariko hakaba ikintu noneho kiza kikavuga kiti none wangaha birabaye. Aya ni secret ni secret y'umuntu. Ukaminduka wari ugiye kubimbwira uti impamvu Ni nyirizina. secret y'umuntu aya nta mpamvu. Nta mpamvu. Cyangwa yazanye bwa bushushozi bw'abagabo. Ntago yarambishije yarambwiye ati basi ibyo bintu uzabyibagira. Ugeze kubivuga ikiganiro ngeze gukora ndabivuga. Bihora binzamo nyine ntago njya mwibagirwa nyine yarambabaje byataye. Kandi ari wowe wamuretse. Yarakubabaje ari wowe wamuretse. Njye naramuretse. Huya. Niwe wandetse. Oya sha. Nukuri. Rero yarambwiye ngo basi ngo nyine nzabyihoreye nyine mbyibagirwe ko byararangiye. Ko afite umugore afite n'umwana nta mpamvu umwana atazaza cyangwa yagize ibyo gusa budashoboye. Ni icyo twapfuye kabisa nta kindi. Icyo kintu wagipfa n'umuntu mukundana mumaranye umwaka cyane rwose. Gusa yari umwana mwiza ibaze nawe umuntu wihanganira uwo mwaka. Yari umwana mwiza kugenda ko nyine none afite rezo ariko nanone nawe yabaye umuntu utari mukuru ngo nabikenewe mu bantu bakundana. Ntago bikenewe ariko nimba umuntu agenda kwera icyo kintu sha n'Imana ntago yazamubabarira. Nibura se wamuhaga uburenganzira bwo kugira hano. Naramubwiye soke ibyo ugenda hamwe ati ntago byakunda. None se ariko niho hantu yese agendera rero kuko mpamya ko hari ukuntu barira abantu ukabona saints-Valentin mu kwa kabiri kwa 11 tuzatubyaye babarka bati sha iryo nirari wagize nyine nta kundi. Yewe ari umuntu umwe twaganiriye turi mu kiganiro nambwe ati giye sinkubeshye ku bantu bakundana ngiye mbona bya bintu bikenewe. Buri wese abivuga ko ntago giye kuri njyewe nta na gato bikenewe nta nubwo bizigere bikenerwa. Ka benshi bakunda kuvuga ngo byanga gukenerwa ku bantu bakundana akajya agenda bikaba handi akagaruka imbere yawe kandi bitoka ariwe mukundana. Wumva icyubahiro bakugomba ari ikihe kandi yavuye ku jagajaga yose akongera agaruka kuri wowe. Umubiri wiwe ngomba gukora ntago sha abantu byasaba abasesenguzi. None undi yaratubwiye ati jewe ndamutse unyangiye ko tubikora twazagera mu rugo nkasanga ntago uri vierge. Iyo kintu cyo nyine cyahita gituma njya kwaka divorce. Uyu ubwo ntago ababizi. None kandi waramubwiye ngo utigiye ibintu tinya mbikora biragatsindwa n'Uwiteka. Iyo niyo mpamvu rero nawe utajya kubikora handi. Ariko n'igihe umubwira ati njyewe okay ntago ndi vierge ariko byarangiriye hariya. None ahita atangira kwibaza watse. Nimba warakoze wenda nk'ikintu umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri ukavuga ati sha nta cyiza nasanzemo reka mparikiraho. Musobanura byose rero umuntu mukundana ugomba kumubwiza ukuri ukamubwira ati sha byarabaye ariko ni hariya ni buriya kabisa. Hari abantu bagira urukundo rw'igihe kirekire ugasanga bamaze nk'imyaka 5 bakundana. Utekereza ko bishoboka muri iyo myaka 5? Gusa ngiye imyaka 5 ntabwo nakundana n'umuntu gusa umuntu yaba yarabuze amafaranga yo kunshaka cyangwa kujya mu murenge cyaranduze ibyo wenda umwaka wonyine wa kabiri mbana ukiri aho ngaho. Ntabwo wakundana n'umuntu imyaka 5. Iki umwaka umwe wowe urahagije kuri wowe? Umwaka umwe ngiye urahagije kuri njye. Uzi kubana n'umuntu amezi 2 ukaba umumenye kireka ugiye kwihisha guhunga ariko ubundi ngiye imyaka 2 nakundana n'umuntu ngo wa gatatu nibwo tuzabana. Kareka kibazo cyanyuma ngiye gusoreza aho dutatu nasoza Aisha physically imico umuntu ayiga ari kumwe n'umuntu kanamumenya physically umuhungu ukunda akagomba kuba ameze gute? Sha kamubwira ngewe ndagoye gukundana buri munsi mbivuze muri comment barantuka ntago nzajya kubivuga. Abantu nkunda nyine umuntu umukunda nyine ni ubuzima bwawe nyine barambwiye sinzajya kubivuga. Abantu rero ngiye buranemera ko abandi ari ikinyazina ndafutura. Ngewe ibyanjye nibindeba uzanengera ibyo navuze cyangwa se ibindimo. Muvuzi nda ni ikinyazina ndafutura sibyo? Ntago usiko cyitwa na ndasigura urabizi? Yego. Wize neza.
ye narize bebe. nagiye ku kigo ndi muri class baratubaza ngo ndani ikinyazina kiyi njye ndavuga ngo ni ndasigura baravuga ngo ndafutura ko twege njyaho nizi batwigishije ko ari ndasigura na ndafutura baransetse abanyeshuri gusa byose bivuga kimwe. mwarimu arababwira ngo nibyo ni ndasigura ndafutura ubundi gusigura ubundi ni ikirundi. yego ndasigura ndafutura nuvanga ikintu cyose kitagiye kujya mu buryo bugaragarira kuri buri wese. njyewe nkunda umusore mwiza visage udafite inda nini ubwo Eric avuyemo nta ndafite Eric nta n'ikindi nta kindi kabisa ugendera kubwiza n'inda tu inda nyine adafite inda nk'iy'abapapa hari umuntu ibaza umugabo uzabana nawe ufite ukurusha ikibuno aya rwose ntabwo byakunda uraseka iki ndaseka Eric ko byose ibyo uri kuvuga usibye ubwiza nta kindi kintu muhuje uvuga ngo inda ikibuno nta Eric afite. oya n'inda byapfuye ubwo ngubwo oya n'inda ntayafite namubeshyeraga ariko inda ntago ari inda komite nyine ngo inda urabona hari abapapa bafite inda cyahita kimeze gutya kubera iki inda rero kubangamiye iki kandi igaragaza umuntu umeze neza ameze neza ate nyine umuntu ubyibushye nta kibazo indi kubangamiye amibe indi kubangamiye iki ibangamaye iki shangiye ntago nyikunda ugiye kuba nka fisi nyamunini ejo bundi kuri Instagram wari urayivaga banga ngo bajya babanga abantu banini gusanga kuri gahunda ngo ari akadomo nka fisi ntago nta kintu twavugana oya ngusanga ngo kuri gahunda ari akadomo simbizi ibyo okay ngira ngo Aisha inyindi wa mugani ngiye njya nkunda kwihamagarira cyane reka dusoze. mwakoze cyane dusoze ikiganiro wamamaje byose nabibonye nta channel yanjye mu pininge channel yanjye ipininga ahubwo uzane ikintu wasohoye abari cyo dupininga ntago meruka gushyiraho ihorera bakore subscribe kuri amafaranga yabaye make nyamuneka yabuze gushutinga nukuri amafaranga yabaye make ese ubundi bahagize nk'umuntu ukumeneramo gake ugahita ushutinga izindi zikurikiranye nyinshi cyane kandi wanyu wasanga mufite abantu ba mani ahangaha uzumigisha igihava yego abantu bajya bamagana ambwira ati mani muvuze ibintu byabaye ni tumuntu yamamagara ambwira ngo niwe wamuhaye nimero zanjye ngase mundemere nukuri nabuze amafaranga yo gushutinga pe ntababeshye nitwa inkindi official kuri Instagram yanjye ushaka na nimero yanjye muvunye nyine yayigwa ntari yayigwa rwose nta kibazo umuntu uyishaka kore subscribe kuri inkindi AISHA TV mwakoze kubana nanjye tuzagaruka nibisanzwe kuri saints-Valentin twari twahisemo ko tuza kwiganira ibintu byo gukundana na Aisha kugira ngo twiganire ibintu byerekeranye n'inkundo z'abantu hanze ahangaha n'ubuzima busanzwe umunsi ku wundi dushimire cyane Eric wadufashije nawe kugira ngo amajwi n'amashusho bibashe gutambuka neza nta kibazo nk'ibisanzwe wari Joseph Muvunyi ibiganiro byo biba bihora